tujya muri analyse cyangwa se na Rugaju nk'umuntu nicyo nshaka Ruga sinshaka ko tujya muri analyse twari tukiri muri report kwizigira duhaye hari ikintu yongeraho cyangwa twinjire mu kibazo mbo ikibazo nta byinshi nongeramo ni bo Kensi bafite uruhande rw'ibyavuga bijya gutandukana gato n'ibyakwizigira na gusa afite ibyo avuga bifite aho bihuriye n'ibyo kwizigira avuga ibaruwa mfitiye kopi yanditswe ku itariki 21 z'uku kwezi yanditswe n'ikipe ya Gasogi bandikira Karangwa Jules CEO wa Rwanda Premier League. Yego umutwe wayo uragira uti urgent clarification and appeal regarding the match venue. No kuvuga ngo Kensi yagaragaje ko sindi ubijyemo cyane. Oya hitubi yabwiraga Jules ko icyemezo cyo kumubwira yuko match iri buve saa 3 saa 9 igashyirwa saa 4 z'ijoro. Yego. Hari ibibazo byibura bitatu biri bumuteze. Icyambere harimo cost implication ibijyanye n'amafaranga. Yaravugaga ati abakinnyi twabajyanye muri lokale basohoka saa 6 muri lokale bari bikine saa 9 atubwa arasohoka muri lokale saa 1. Iyo ni cost yiyongera. Cyo ni icyambere. Icya kabiri aravuga ati biraba bigeze mu gicuku ubwo transport and issues ati biransaba yuko ni ngewe ubatahana ubundi bakabe bitahana atubwo nayandi mafaranga. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu aravuga ati hari abakinnyi bacu bahamagaye n'amakipe y'ibihugu Amderi Akbar bafite amatike y'indege bagomba kugenda mbere y'ayo masaha match irangirira mbere ya saa 6 z'ijoro kubera yuko abo bakinnyi twabakatishije amatike tugendeye kuri gahunda mwari mwaduhaye mbere ya saa 9 ku cyumweru. Nibyo yavugaga. Aravuga ati ibintu rero mwicare mu birebeho hanyuma mufate umwanzuro. Ariko Kensi ubwo akavuga ko ngo ibyo bintu n'ubundi yabibwiwe n'umuntu witwa Desayi atari ibintu yari yakabonye mu buryo buri officiel. Desayi wo muri Reyo? Desayi no umunyamupira no umufana w'umupira. Nyine yagiye nkunda kumubona muri Rayon Sport. Muri Ghana na za Gorilla no umunyamupira. Okay. Jire na Rwanda Premier League bashubije Kensi bamubwira ko ibibazo agaragaje bifite ingingo z'amategeko zitamwemerera kureizinga izo issues. Cyangwa se bafite ingingo z'amategeko ziba backinga ku cyemezo bafashe cyo kwimura match ko kwizigera yabisobanuye byari Hilal n'ibindi.